السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. Shimweni kuzuni bya Allah subhanahu wa ta'ala, turamushima turamukuza kandi dusabira umuwe n'imbabazi intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango wayo n'abasahaba n'abakurikiye inzira n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka na Allah subhanahu wa ta'ala dushire muri bo. Bavandimwe nshuti, uyu munsi turakomeza isomo ryacu yerekeye amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubushize twaganiraga ko Allah yategetse Rasul sallallahu alaihi wasallam gutangariza abakuraishi n'isi ko we ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akabibabwira ku mugaragaro. Yarabikoze, ndetse aho yari yahamagaye abantu ku gasozi ka Safa bakaza bakamwumva, yahavuye hari abamwemeye, yahavuye hari abashidikanya, yahavuye hari abahakana, ariko icyangombwa ubutumwa yabubagejejeho. Icyangombwa cyane ni uko bari basanzwe bazi ko atajya abeshya. Niki cyakurikiyeho rero nyuma y'uwo munsi? Kuko dawa irakomeje, guhamagarira abantu kugana ku nzira y'Islamu birakomeje. Icyakurikiyeho nuko abari barabaye abayisilamu bakomeje kubaho, ariko bakomeza kujya bahura mu buryo butigaragaza, ndetse bamwe bari bazwi ko babaye abayisilamu, ariko kubera yuko ntawe babangamiraga, ntawe batajyaga hanze kujya kwigaragaza cyane ko ari abayisilamu, ntawe yahagurukije mu bakuraishi ngo atangire kubarwanya cyane ku mugaragaro. Hari na rero n'abemeye uw'islamu bakajya baza kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam cyane cyane rwihishwa, bakamubwira bati biriya bintu batubwiye turabyemera, bagatora shahada imbere bakinjira mu Uislamu. Naba bandi bashidikanyaga bahoraga bifuza ko bakurikira inyigisho arimo kwigisha abantu. Abahakana bo bakomeje kugenda babikerensa nyine, babirwanya mu byicaro byabo, babiganira baturiya mugabo yigerezaho, uriya musore arashaka iki, biriya bintu atangiye kutuzanamo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Birumvikana rero yuko abangaba batemeye dawa, batemeye uyu muhamagaro Rasul sallallahu alaihi wasallam yaratangiye kuzana ku mugaragaro, batangiye gukora inama zo kurwanya ubutumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo kwigisha abantu. Bakoreshaga rero uburyo butandukanye n'inzira zitandukanye, ariko mbere yuko tugera kuri izo nzira n'uburyo bakoreshaga, reka tubanze turebe impamvu zaba zarabateye kutemera. Tuzirikana yuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba bantu ba Maka bari bamuzi neza cyane. Abamuruta ubukuru bamubonye avuka, urungano barareranywe, abato baramubonye ari mukuru wabo. Bari bamuziho kuvuga ukuri, bari bamuziho kwizerwa. Kuki uyu munsi batangiye kumuhakana? Ejo
niwe bavugaga ko ariwe munyakuri bemera kurusha abandi bose imaka, niwe muntu wizerwa kurusha abantu bose imaka. Uyu munsi barimo kumuhakana. Ndavuga abo ngabo bamuhakanaga gusa, kuko abandi hari abamwemeye, hari abandi bakijijinganya. Hari impamvu rero zitandukanye. Muri zo iya mbere ni uko ni umuco abantu bari baramenyereye yuko iyo myaka magana n'amagana bajyaga basenga ibigirwamana by'amashusho ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi arimo kubabwira ngo ibyo murimo gusenga ntabwo ari byo, hari Imana imwe rukumbi yaremye isi n'ijuru. Akamenyero kabo rero karimo kubabuza kugana iyi nzira. Icya kabiri kijyanye nanone n'umuco, arimo kubabwira ibintu bitandukanye n'ibyo bari bamenyereye n'ubundi mu muco wabo. Bamwe bumvaga ko imico myiza, ubupfura bibuza abantu kunywa inzoga, bibuza abantu gusambana, bibuza abantu kurya ibyo babonye byose gusa, bibuza abantu kubeshya, bibuza abantu kwihorera, bibuza abantu kwibona, bibuza abantu kugira abandi abacakara, bibuza abantu kurya imitungo y'abandi mu buryo butemewe, n'ibindi byinshi yari arimo kubuza aho ngaho, guhamba abana b'abakobwa, gusuzugura abagore, no kumva ko bo ari abantu bo mu rwego rwa karindwi, iyo ngiyo nta mwanya bafite, n'ibindi byinshi cyane. Umuco bari baramenyereye, wumvaga ko ibyo ngibyo arimo kubuza ari byo bakundaga, ari byo bumvaga ko ari ubuzima bwabo. Umuco rero bakumva ko kuvaho batabyiteguye ako kanya. Impamvu ya kabiri ni ukwibona. Uyu aturutse hehe? Ibi bintu atuzanyemo bizatuma aba umuyobozi muri twebwe. Ibi ngibi azanye bizatuma ategeka. Ibi ngibi azanye bizatuma ari we ujya imbere yacu, anavugwe kuturusha, kandi bamwe turi abakambwe bamaze imyaka ahangaha duharanira kuba abayobozi, duharanira imyanya yacu twarayikoreye, none yaze aka kanya ahita ahindura ibintu gatebe gatoki. Kibri, kwiyemera no kwibona no kwirata, ibi nabyo byatumye banga kwemera ubutumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabazaniye. Ikindi cya gatatu kigaragara cyatumye bahagarara imbere y'ubutumwa baburwanya, ni ikintu kijyanye n'ibyubahiro. Abantu bumvaga ko uyu muryango akomokamo wa Bani Hashim kuje gufata imyanya ubonetsemo intumwa igiye kugaragara ikajya hejuru y'abandi bose, bigatuma umuryango wabo ukomera kurusha indi miryango. Ubwo hari imiryango yindi rero y'Abakuraishi irimo Bani Makhzum n'abandi bavugaga bati ibi ntibibaho, tumaze imyaka n'imyaka duharanira ko bano Bani Hashim bataturusha imbaraga mu rwego rwo mu Barabu bose. Uyu munsi dore mu myaka ishize twaharaniraga yuko nako bari bashinzwe kwita ku nzu kuri Kaaba n'umusigiti, natwe tukabikora, bakakira abashyitsi natwe tukabakira, bakarinda umujyi natwe tukawurinda. Ibyo byose bakoraga natwe twarabikoraga. Twari tugize ahantu tureshya, turi hafi no kubasumba. Uyu munsi noneho ngo babonetsemo intumwa, murumva batagiye kudusumba. Ibi rero tugomba kubirwanya twivuye inyuma, nta mwanya dushobora kubihana gatoya. Urumva rero yuko kurwanyira ibyubahiro
by'ubutegetsi no kugira ngo bajye hejuru y'abandi, nabyo byabaye impamvu yo kugira ngo barwanye ubutumwa bwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hari n'izindi mpamvu zitandukanye zirimo kubona Rasul sallallahu alayhi wasallam zijyanye n'ubukungu, zivuga ziti abantu twajyaga dukorana batwubaha nk'abantu ba Maka, iyi nzira ariyo nzira yabo, wenda nibarwanya ubu butumwa nibatabwumva bizatuma ubucuruzi bwacu n'abo bantu butagenda neza, kubera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo gutuka imana z'abo bantu, arimo kuvuga ko ntacyo zivuze, nta gaciro zifite, kuko abo bose nyine basengaga ibigirwamana by'amashusho n'ibindi bintu bitandukanye. Muri make rero izo nizo mpamvu zatumye abantu bahagarara imbere y'ubutumwa, barabubangamira, baraburwanya, ariko ntabwo byashoboraga kubuza gukomeza, kubera yuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam atavugaga ibye, ahubwo yavugaga ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhishuriye, atakoraga ibyo ashaka, ahubwo yakoraga ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse. Ariko biragaragara yuko noneho hagiye kuvuka ingorane, kubera yuko abo ngabo birwanya barakora inama, kandi biteguye yuko ubu butumwa butazarenga umutaru, nk'uko tuzagenda tubibona mu minsi itaha insha Allah. Ibyo ni ibyifuzo byabo, ariko ufite imbaraga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo rero tuzagenda tubireba mu minsi itaha kubasha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isomo rya none rero tujangirije ngangaha, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza gusobanukirwa amateka y'intumwa wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo tuyakuremo isomo ridufasha kumva ubuyisilamu, ridufasha no mu mibanire yacu hagati yacu, ridufasha imibanire yacu nabo dusangiye igihugu, bidufasha kumva ubuyobozi bwacu icyo buba bushaka kuvuga, bidufasha no kumva no kumvira ubuyobozi muri rusange, no kubusabira ko bukomeza kubaho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.